Regio Maria. Igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 37. Imwe n'imwe mu mirimo ishobora gukorwa gukomeza iyogezabutumwa mu basirikare no mu bantu bahora mu ngendo, kubera ko kugera ku bigo by'abasirikare bitorohera abasivili. Ni ngombwa gushinga za presidia zigizwe n'abasirikare bashobora gukora umurimo w'ingirakamaro mu bigo by'abasirikare. Ibyo byakozwe ahantu henshi kandi bihagira akamaro kanini. Kogeza ubutumwa mu basare bisaba kubasura kenshi aho baba mu mato no kurema imiryango yabo imusozi. Presidia zatangira uwo murimo zagombye kwifatanya n'umuryango w'isi yose uzwi neza. Ukogeza ingoma y'Imana mu nyanja, ufite amashami mu bihugu byinshi bikikije inyanja. Abarejiyo bagomba kubaha rwose amategeko y'abasirikare n'abasare. Ntibagomba na gato kugira itegeko babangamira cyangwa umugenzo karande. Bagomba gukora uko bashoboye kugira ngo ubutumwa bwabo bwakirwe bwose, kandi bose babubonemo ikintu kizamura abantu ku buryo bwose, kikaba n'imfashanyo ikomeye mu basirikare, ndetse kigasumba kuri nkunga, kikaba ikintu cya ngombwa. Abarejiyo bakwiye kogeza ingoma y'Imana mu bantu bahora mu ngendo, abahora bimuka n'ababa mu bigo biberamo imikino y'inyamaswa no mu mpunzi. Mu bintu bikomeye bigaragaza impinduka zihambaye zo mu bihe by'ubu, ukwimuka byazanye ikintu gishya kidasanzwe. Abatari abakristo binjira ari benshi mu bihugu ubukristo bumazemo imyaka myinshi cyane bwarashinze y'imizi, bigatuma habaho guhura kw'imico inyuranye, bikaba bihamagarira kiliziya kugira umutima wakira, gushyikirana ndetse ugoboka abo bantu mu ijambo rimwe. Ni ngombwa kubagaragariza ubuvandimwe. Mu bimukira, impunzi zifata umwanya w'umwihariko kandi zikeneye kwitabwaho cyane. Kuri ubu zigera ku mamiliyoni n'amamiliyoni atataniye ku isi kandi ntizihwema kwiyongera. Zahunze ikandamizwa rya politiki n'imibereho ikabije kuba mibi idakwiye ikiremwa muntu. Inzara n'amapfa byarushijeho kwiyongera ku buryo bukabije. Kiliziya igomba kubashyira mu mubare wabo, igomba kwitangira mu butumwa ikora. RM 37B. Gukwirakwiza ibitabo n'inyandiko za Kiliziya Gatolika. Ubuzima bw'abantu benshi barimo Mutagatifu Agustini wa Hipone na Mutagatifu Inyasi wa Loyola bugaragaza ko gusoma ibitabo byiza byabateje intambwe mu kwemera. Gukwiza inyandiko za Kiliziya Gatolika bitanga umwanya utagira uko usa wo gushyikirana n'abantu benshi batandukanye bakeneye kugezwaho inyigisho z'ukwemera. Ibyo abantu bakuru batabonye bakurikirana mu by'iyobokamana biherera mu by'isi. Isi Kiliziya ibigisha bose iyo babamo. Ijwi ry'isi yirengagiza Imana birumvikana cyane kurusha irya Kiliziya. Uko gusumbanya ibintu kugomba gukosorwa. Ubutumwa bw'umukristo ni ukwegereza Imana isi ikomeza kuyitera umugongo. Ibyo bisaba ko tugira imico n'imigenzo myiza bya gikristu. Umuntu yahamya ko gusoma inyandiko witonze ugamije kumenya byungura ubikora. Gusoma ibintu bike bike ku buryo bihoraho biruta gusoma byinshi ariko uko abikora rimwe na rimwe. Gukundisha abantu gusoma ibitabo by'iyobokamana ntibyoroshye. Bagomba kubikangurirwa rero, kandi niba tudashaka ko iyo nyota iyoyoka, ni ngombwa ko babona ibyo basoma ku buryo bworoshye kugira ngo inyota ihoreho. Ngiyi rero indi nzira y'iyogezabutumwa Gatolika. Uretse ibitabo, umuntu yabashakira n'ibinyamakuru Gatolika bigamije kubagezaho amakuru nyayo, kugorora ibitekerezo bikosheje no kuvuga ibikenewe, gutanga umurongo uboneye itangazamakuru ryagenderaho, guhesha ishema ibintu bya Kiliziya, kubiba mu bantu umuco mwiza wo gusoma. Uretse inyandiko, umuntu ashobora no gukoresha amashusho mu kwamamaza ukwemera. Mbere yo kugira imfashanyigisho ivuga mu by'Imana umuntu yifashisha, ni ngombwa kubanza kwiyereka inzego za Kiliziya zibishinzwe kugira ngo zirebe niba bikubiyemo bijyanye n'inyigisho za Kiliziya koko. Mutagatifu Yohani Krizostomu yagize ati: ntabwo ari inyito y'ibintu tuma byizerwa,
ahubwo ni ibintu biha inyito kwizerwa. Dore bumwe mu buryo bwemewe bwo gukwirakwiza hose inyandiko za Kiliziya Gatolika: gusura abantu mu ngo ushaka abaguzi, gutanga izo nyandiko mu ngo, guteganya ahantu hacururizwa ibitabo ku Kiliziya, gushyiraho inzu y'ibitabo itembera yimuka, gukoresha abapatirisiyani kugira ngo bashakishe ibikoresho bikenerwa muri ubwo butumwa. Aho bagurishiriza ibitabo hagomba kuba hatunganyijwe neza. Si byiza gukoresha uburyo butanoze mu kumenyekanisha Kiliziya Gatolika. Igihe abarejo bakwirakwiza inyandiko za Kiliziya Gatolika mu ngo, bazihatira kogeza ingoma y'Imana mu bazituye bose. Mariya ahorana na Yezu hose, kandi iteka uwo mubyeyi ahora iruhande rw'umwana we. Nuko rero ikigomba kuduhuza n'Imana, ikigomba kutwerekeza ku by'ijuru, si Kristo wenyine n'abo banyaguhirwa bombi, uwo mubyeyi n'umwana we. None rero gutandukanya Yezu na Mariya mu bikorwa by'ubukristo ni ugucurikiranya iby'Imana ubwayo yishyiriye mu buryo. Terrien, la mère des hommes. Gushishikariza abantu kumva misa buri munsi no guhabwa Ukarisitiya kenshi. Ni byiza ko abakristo bumva misa ari benshi buri munsi, bagahabwa Ukarisitiya ntagatifu bafite umutima usukuye, bagashimira umwami wacu Yezu Kristo kubera iyo neza ye. Bajye bibuka aya magambo agira ati: icyifuzo cya Yezu na Kiliziya cyo kubona abakristo begera ameza matagatifu iminsi yose kigamije ko abakristo bose bunga ubumwe n'Imana mu isakaramento ry'Ukarisitiya, bakavoma muri Ukarisitiya imbaraga zo gutsinda kamere yabo, bakababarirwa ibyaha bito kandi bakirinda ibyaha bikomeye intege nke za muntu zikunze kutugushamo. AAS 38 1905 401. Ku manywa abakristo ntibakibagirwe gusuhuza Yezu uri mu Ukarisitiya. Ni igikorwa cyo gushimira no kugaragariza urukundo Kristo uri muri iryo sakaramento. MF 66. Ubwo butumwa bwerekeye Ukarisitiya ntibuzaho uri ukwawo, ahubwo buzacengera mu mirimo yindi umureji agomba gukora. Reba umutwe wa 8, umurejiyo n'Ukarisitiya. Turabona ukuntu Ukarisitiya ariyo gitambo, ikaba n'isakaramento mu bwinshi bw'ibyiza byayo. Ihiniyemo iby'umusaraba watuye Imana n'ibyo waronkeye abantu, ibangikanyije kuba amaraso yo kuri Karuvariyo n'ikime cyo mu ijuru. Amaraso atakamba n'ikime gitanga ubuzima, kikegura urugemwe rwanambye ruriregarega. Niyo twaguzwe akaba n'umugisha twahawe n'ubuzima n'ikiguzi cy'ubwo buzima. Umusaraba ntiwagize agaciro karenzaho na rya sangira rya nyuma rya Yezu n'abigishwa be, naryo nuko byombi uko ari bibiri, byombi byuzuye amizero y'abantu. Ngiyi impamvu ituma bitira ukuri misa amayobera y'ukwemera. Ntabwo ari uko inyigisho za Kristo zose ziyihiniyemo gusa, inyigisho z'ukuntu Adamu yatworetse, Yezu Kristo akatuzahura, ariko nuko cyane cyane mu misa hagati yacu byabaye bikomeza kuba wa murimo wuje ubutwari watumye iryo zahurwa rihanitse ry'abantu n'ingurano itagira ingano y'ibyo twari twataye imbere biba. Ntabwo kandi misa ari ugusubira mu byakozwe kera, ntabwo ari urwibutso, ntabwo ari ubwibutso ikora rwose muri twe ibyo Kristo ubwe yakoze. De la taille, le mystère de la foi.